Nshuti bakunzi ba Real Talk Channel twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kirebana n'ukuntu abantu bafungirwa hariya kwa Kabuga ahantu hakunze kwitwa mu nzererezi. Ni igice cya kabiri tugiye kuganira noneho n'umugabo ariko nawe twahinduye ijwi rye kubera ko igice cya mbere mwumvise umudamu utubwira ukuntu ubuzima bwa hariya buba bumeze, uko icyitwa igihodi abantu bakibamo ubuzima bwabo mwarabwumvise. Tugiye rero kuganira noneho n'uruhande rundi, umugabo atubwira uko kwa Kabuga abagabo bahaba ubuzima bwaho, arabidutangirira abitubwira. Uraho neza? Muraho neza. Turagira ngo utubwire ubundi umuntu winjiye kwa Kabuga, wewe wahinjiye ute, wari uvuye he, bagufashe gute? Yewe bamfashe bankuye muri filime zo bakunda kwita udusobanuye. Noneho ubwo nyine baraza barinjira barakomanga, bakinjira noneho bakabaza bati abadafite amarangamuntu muhaguruke. Noneho turahaguruka, twari nka kimwe cya kabiri cy'abari bicaye turi kureba filime. Nuko abadafite amarangamuntu baradusohora, ariko abari bayafite bo baguma nyinemo bareba nyine. Ubwo baratumanukanye ko nafatiwe hafi n'isoko rya Nyamirambo aho ryahoze batararisenye. Baratumanura batujyana ahantu hari umurenge wa Rwezamenyo. Tugezeyo batwicazayo, tumaze kwicara noneho bakajya bahamagara ku telefone bagafata, bari bafite izindi timu zagiye gufata abandi nyine abadamu nyine bicuruza nyine, nabo bakabazana. Tujya tubona hari n'ab'imikwabu ifatira mu nzira, nabo bakabazana. Batuvanye nyine twamaze kuba benshi, batujyana mu modoka zimwe nini ebyiri za polisi, baratumanukana muri iryo joro. Twari turi benshi turimo kabisa, ku buryo ntabwo washoboraga, nta mwanya wabaga uri hagati yawe n'undi, twari dupakiyemo turi benshi. Nuko baratujyana. Mwari mupakiranye n'abadamu? Yego, n'abakobwa bari barimo, ariko nyine mwicaye musutamye, noneho abapolisi baba bahagaze hejuru bafite imbunda nyine, n'abanyerondo baba barimo nabo babahagarikiye kugira ngo hatagira usuta imodoka nyine akaba yacika. Nuko baratujyana batwinjiza mu kigo. Mbere y'uko twinjira mu kigo, kubera iki wari wasohotse nta byangombwa ufite? Nta myaka wari wakagejeje? Oya, nari nyifite, ahubwo nigeze kwimuka. Nabaga mu kwimuka, noneho nza kubura iriya identite. Noneho biba ngombwa ko kubera umuntu aba ari no gushakisha ubuzima, sinahita ngiye kuyifata nyine kuko numvaga ko isaha n'isaha najyayo. Ubwo nyine muri uko gutinda gukererwa ntarajya kuzana ibyo byangombwa, nibwo nahuye n'izo ngaruka nyine, baramfata nyine batujyanayo. Ubwo muri uko kwa gatatu kwa 2018 bakujyana kwa Kabuga, wari muntu ki? Wari wararangije segonderi, universite, primaire, bimeze bite? Ngiye narize ngarukira 5e secondaire. Wigaga iyihe kombinezo? Nigaga ibyo bita MEG, mate, economy na geography. Ariko ntabwo nabashije kubona diplome kubera ko ubushobozi bwahise buba bukeya nyine, imiryango nyine. Ntabwo nigaga guhera mu wa kane, nigaga ari ukugenda baterateranya ubushobozi kubera n'ababyeyi nari mfite ari abavandimwe nyine nabo badafite akazi, urumva twe nabo bari bakiri abanyeshuri. Ngeze nyine 5e naje kugarukiramo hagati n'izigembwe cya mbere, birangira nyine nabashe kuyakomeza amashuri nyine. Okay, dukomeze noneho. Mwinjiye kwa Kabuga, hakurikiye iki? Iyo ugezeyo ikintu cya mbere bakora, barabanza bakaguha akajeto k'icyo wafungiwe. Akajeto ni agapapuro baguha, bakandikaho amazina yawe n'icyo bagufatiye. Jewe banditseho ubuzererezi, hari abo nabonaga banditseho ubujura, hari nabo nabonaga babandikiyeho nk'abadamu urumva bafatiye mu muhanda babaganditseho uburaya.
iyo bamaze kuguha ku kajeto bakakwandika mu gitabo n'ibyo noneho ufite, tuvuge ufite amatelefone, ufite amafaranga, urayadepoza aho ngaho kuri uwo muntu uba uri kwandika, bakabyandika mu gitabo uko ubisize, ubundi ukinjira muri gereza nta mafaranga ufite nta na telefone ufite. Ubwo iyo ibyo birangiye baragenda bakabicaza ahantu, mwicara musutamye, ntabwo uba wemerewe guhagarara. Noneho bagatangira bakazana abantu babogosha nyine. Ngewe icyo gihe bazanye izindi mfungwa nyine ziba zifite inzembe nyine bazihaye nyine nshyashya, bagatangira bakabogosha. Iyo bamaze kubogosha bahita babajyana nyine mu gihodi nyine bitewe n'akajeto kawe icyanditseho. Ngewe badufashe ari nijoro, ntabwo twese twinjira mu gihodi kubera ko hari nijoro. Twinjiyemo nko ma saa tatu, tugeramo tutanariye kubera ko urumva barya saa 9. Ubwo nyine batwinjizamo saa 3 nibwo nageze mu gihodi. Iyo ugeze mu gihodi barabanza bakagusaka izindi mfungwa ngenzi zawe. Ibyo ufite byose n'ibyo wahishe cyagiye wanze kudepoza nyine icyo gihe ukinjira, byose barabikwaka. Umukandara, waba ufite umukandara mwiza bakawukwaka, inkweto nziza bakazijyana, imyenda myiza bakayikuramo bakaguha ishaje. Nta burenganzira ufite ko baba bafite inkoni. Haba harimo nayo ikintu kimeze nk'ubuyobozi, ariko ubuyobozi nyine bw'imfungwa nyine baba barashyizeho nyine zigomba kujeramo nyine sekirite aho ngaho. Izo mfungwa noneho zikaza, udashatse kubitanga bakamushyira se bakamukubita, bikarangira n'ubundi nawe abitanze kubera ko igiti nyine baba bakubita batitangiriye, ntabwo baba barigiye gukubita. Bakubita aho abonye, yakubita mu rubavu, yakubita mbese aho abonye ukabyumva. Ubwo nyine bikarangira nyine ubitanze, bakagutwara ibyo ngibyo nyine, bakakwaka n'amafaranga nyine waba uyatayafite, bakagukubita inkoni ebyiri. Ubundi ugahita bakajya kugushakira icumbi aho ugomba kurara muri 40 niko bahita, santimetero 40. Ubwo ukagenda bakakwereka uwo murarana, kuko barimo na konseye, niwe ugufasha muri icyo gikorwa cyo kukwereka gushaka uwo murarana. Kubera iki yitwa muri santimetero 40? Nuko haba ari hatoya cyane, haba ari hatoya kuko umuntu muba muryamanye ku gitanda, imfungwa ngenzi yawe, kaba gafite ngereranyije ibipimo nk'uburebure ni nka metero 2 aho mu nzererezi kuri santimetero 30. Niho umuntu umwe aba agomba kuryama. Ariko aho ni mu nzererezi, bitandukanye naho bita mu gihodi cy'indege, kuko naho batujyanyeyo. Ndakubwira ukuntu naho naje kwisanga nagiyeyo, kandi mu nzererezi bitabaga ari ngombwa ko bafata abantu bafungiye mu nzererezi ngo babajyane gufunganwa nabo bashura bo mu ndege. Ubwo nyine iyo bamaze kuguha aho urara, ubwo nyine bamaze kuduha aho turara nyine turaryama nyine, ariko urumva hari abarara bahagaze, abo nakubwiye babita aba RP. Ni abana baba bashinzwe, ni imfungwa ziba zishinzwe gutuma nyine imirimo ikorwa nyine, ko baba bafite inkoni nyine, batuma nyine bajira na sekirite. Nijoro barara bahagaze, ntabwo bajya baryama. Baba bafite timu ebyiri, iryamye igasimbuzwa n'indi itaryamye. Kuvuga ngo abaryamye nijoro babyuka nko mu gice nko mu saa 6, bakajya ibihe na babandi bari bahagaze, abandi nabo bajira sekirite kugeza nyine mu gitondo. Nuko nyine muraryama, iyo mugeze saa 10 za nimugoroba mu gitondo mukabyuka, ariko bavuza ifirimbi umunota umwe. Iyo utabyutse ngo uhita ujya ahantu imbere muri icyo gisare, harimo ahantu imbere hari umwanya mwicaramo muri ku 10-10 niko babyita. Muba mwicaye musutamye, aho hantu niho bababarira nyine, bakora amaraporo bareba ko abarayemo ijoro aribo babyutse, bamenya ngo abarwaye n'aba
bamenya n'abatarwaye nyine bakaba batandukanye nyine. Ubwo nyine iyo bibaye saa kumi bavuza iyo firimbi, iyo utinze kubyuka umunota umwe niwo wonyine uba ufite, bazana igiti bakaza bakubita. Bakubita ntago baba bitaye, nta muntu uba uri mubaze ngo kuki ukubita nta mupolisi uba urimo aho ngaho, ni ubwo buyobozi nyine buri indirect buba burimo bagakubita nyine. Ubwo nyine mukagenda mugwirirana bikarangira nyine mugezeyo nyine, ariko ukubiswe we aba yakubiswe, kandi igikomere cyaho iyo bakubitse nk'inkoni ushobora kuyimarana ibyumweru nka 2 itarakira, cyangwa bakubita ku kibuno ukajya wicara ukumva uri kubabara nyine, ikaba yamara nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 utarakira. Ubu baba bafite ubugome kubera ko abenshi baba baratinze kurekurwa, ntabwo baba bazi igihe bazaviramo n'uburoko, kubera n'inzara iba irimo iragera ikabica. Noneho ugukubita akubita afite umujinya, noneho iyo uri mushyashya ufite n'ibibazo, noneho ubwo bose baba bari contre yawe, baba abo usanzemo niba nabyita kuba jealous, niba sinzi ukuntu baba bavuga ngo uvuye mu gihugu vuba, reka tuze twigisha uburoko. Ubwo nyine saa 10 iyo bavugije ifirimbi muhita mujya kuri iryo 10-10, amara kugera ku 10-10 akababara, umurongo umwe uba ugizwe n'abantu 10 mwegeranye nyine musutamye, ntabwo waba wemerewe guhagarara. Iyo pozisiyo yo guhora mwicaye musutamye niyo kuva wafungwa no kuva urinda uvemo. Iyo pozisiyo niyo umara igihe kinini, niko umara igihe kinini umeze, kuko nta nubwo wemerewe gusohoka hanze. Niyo urimo mango muri icyo gihodi uba wemerewe gusa kwicara, ariko iyo bibaye ngombwa ko mujya kuri mirongo ni ukugusutama nyine, mutemerewe guhagarara nyine, ku buryo aha mu mavi hagira hakazamo ibintu bimeze nk'ibinya, noneho no kugenda bikakunanira. Noneho ubwo ngubwo bakatubara, bamara kubabara noneho mugahita mujya kuri toilette. Kujya kuri toilette aba ari inshuro 3 ku munsi zonyine. Icyo gihe saa 10 mubyutse, na saa 6 na nimugoroba saa 12 za nimugoroba. Iyo ubishatse hagati ni inkoni, igiti kiravuza, baragukubita bakagukoresha n'ibintu by'ibitendo bita gukora ingorofani. Gukora ingorofani ubwo ni gute? Gukora ingorofani akenshi ufata inkokora ukazishinga hasi, ushinga inkokora hasi inyuma yawe nyine uryamye, ushinga inkokora uryamye, noneho aho amaguru yawe arangiriye uyashyire ku bitugu by'ukuri inyuma, kuko wamukoze igishene kirekire, wamukoze umurongo uguruye. Amaguru yawe uyashyire ku bikanu by'ukuri inyuma, wowe wabanje inkokora hasi, nawe ubwo ahita ashinga inkokora, nawe mukabikora muri nk'igishene kirekire, mukagenda sasa mugendesha inkokora, amaguru muyakuza, amaguru yabateretse ku bitugu by'ukuri inyuma. Noneho mukagendesha inkokora, ari nako unanirwa, iyo unaniwe kugenda inkoni zitazirisha, kuko unanirwa bakubita. Haba hari abo basore bita aba RP baba bafite inkoni, baguhagarikiye nyine uza aranturu, nyine bagenda bareba nyine uwo ugira gato yatirisha nyine yagira kunanirwa, kuko biba ari ibintu biri physique, torture physique. Noneho ukaba bagukubita nyine izo nkoni paka nyine icyo gihano ukirangije. Ibyo nibyo bita gukora ingorofani. Ubwo nyine iyo mubyutse mujya ku 10 nari nabivuze, bakababara, ariko hagati aho haba harimo abantu baraye nijoro bagize ikibazo, kubera ziriya mpungure nyine ntabwo abenshi babasha kuzihekinya, kubera inzara iba irimo, abenshi bazimiriraho, akaba yagira ibibazo byo mu nda, akaba yagira ikibazo cya diyare nyine. Ubwo iyo nyine biba bisohotse, bakoresha umurongo wabo ngabo bagize icyo kibazo nyine, babakubita bamenaho amazi, bakoresha n'izo ngorofani nakubwiye, bakubita cyane ku buryo baba bari gutaka. Nta muntu n'umwe ujyayo hariya uvayo yifuza kujya muri icyo gihano, ariko nyine abenshi nyine bisanga nyine byagenze gutyo nyine. Ubwo mukajya kuri wese, iyo mugeze kuri izo wese zaho ni umurongo nyine, utonda umurongo muhagaze nyine, kandi uba ufite iminota 2 yonyine yo kujyamo aho ngaho.
ufite iminota ibiri mo hejuru yawe inzovu nta nzugi ziba ziriho izo wese mo hejuru haba harimo abo bahungu bafite inkoni mo hejuru bazamuka mo hejuru bafite inkoni barindiriye kureba utindamo nyine yarenza 2 minutes bagakubita imbere yawe ubwo haba hari umurongo nyine baba ari abantu benshi tuba barimo niyo mpamvu babahangira ngo iyo minota ibiri noneho ukajya ujyayo nyine urangije yavamo agahita agenda yicara ku icumi mu kibuga ahantu mukorera icyo bita ka physique sinzi ukuntu mucaka ubwo nyine muva kuri wese bibaye nka 11:00 isaha imwe irashira ko muba muri benshi 11:00 mugahita mutangira mucaka ubwo mwirukanka nyine ariko mu bikundi inzerezo kwazo n'abaziyoboye bafite ibikoni bagenda bakubita nyine utari kujya mu murongo neza bakubita muririmba nyine indirimbo baba bafite indirimbo bagenda batera abo bari ku ruhande bafite ibikoni igikundi cy'inzerezi kiri ukwacyo hari igikundi cy'abo mu ndege n'igikundi cy'abo bita mu batemera naho hari abayobozi babo nyine mwirukanka mu bikundi nyine muzenguruka muri icyo kibuga nyine mukora mugenda muzenguruka abatemera ubwo ni abataremeye impamvu babafunze yego ariko ubwo naho abarimo muri abo batemera abarimo ibyiciro byinshi hari barimo abajura harimo abashikuzi abakanguzi n'ibindi byaha byinshi cyane ariko ngiye aho nahereye ni mu nzererezi yabaga harimo abazunguzayi abantwara umugi n'inzererezi nyine uwo bafashe n'abasazi barimo n'abasazi babafungiramo n'abantu basaba abantu baba basabiriza ku muhanda baba wamfunguriye nabo babazanamo nabo bari muri iki cyiciro n'abasazi nyabasazi nabo ushize harimo nk'abasazi nka 2 nabo bafungiyemo kubera iki batabatwara Indera kubera ko ariho hajyanwa nyine abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe ntabwo nzi impamvu kuko waramazemo igihe nanjye naje mbasangamo kandi navuyemo bakirimo baba babayeho bate wigeze ubona nibura babaha imiti cyangwa se wenda barayibaho ukaba utarabibonye wowe rimwe na rimwe barahamagara bakabajyana ariko nyine ntabwo umenya icyo babahamagariye kuko ubuganga bwaho nubwo buba burimo ubuvuzi bwaho nubwo ubuvuzi bwabo buba burimo ntabwo uba ufite ikibazo ntabwo ariko buri wese bamugeraho bagiye kuri wa muntu wanugukoreye wenda gupfa kandi nabwo bakamuha ya miti nyine igabanya ububabare za ibuprofene imiti nk'iyo ngiyo igabanya ububabare ntabwo ari ubuvuzi bugize twinjiye mu gihodi kirimo abantu batandukanye harimo abari abajura harimo abari abashikuzi nk'uko bivuze nyine abantu bamwe bashikura nk'amasakoshi biruka niba ntibeshye n'amatelefone hari abanywaga ibiyobyabwenge mwese muhuriye aho wenda we winjiye ahantu wari umwana wireberaga filime uzira indangamuntu utari ufite muri ibyo bihodi muba murimo nta violence ibamo ku buryo urumva gufunganwa n'umuntu wanywaga ibiyobyabwenge bigenda bite muri izo condition zitari nziza ntabwo harimo abantu bamwe na bamwe wenda izindi mfungwa ziyenzaho zikaba zabagirira nabi cyane rwose bibaho kenshi nibyo duhura nabyo bya buri munsi kurwana bya hato na hato buri kanya baragukubita ugukubise ntabwo wajya kurega niyo ugiye kurega babakubita mwese urumva violence zo ntabwo zabura hari abajura baba bafitiye noneho abafungiye aho ngaho mu ndege bo baba bafitiye umujinya cyane abo mu nzererezi ni ukuvuga ngo niyo mwagiyeho mu rusengero ruhaba buri cyumweru iyo mwagiyeyo akaba yaguca urwaho gatoya awukubita nk'ikintu byonyine nta n'ikintu muvuganye kuko baba bagufitiye bavuga ati wowe isaha n'isaha uzataha babumva ko uzataha kuko abo mu nzererezi ntabwo bamaramo igihe kinini nk'abo mu ndege abo mu ndege rero nibo baba bafunze nabi cyane cyane ku buryo nk'ijoro ryaho ryo ntabwo bumva ryagira ntabwo nimfishe ukuntu umuntu amaramo icyumweru ngiye uko nahafungiyemo iminsi igera muri 4 gutyo ntabwo nibaza ukuntu umuntu amaramo icyumweru cyangwa 2 akiri muzima nyine ni ahantu habi cyane ijoro ryaho ariko hagati aho mu nzererezi aho twari turiho ikigegezo cyaho cyari gikaze ni icy'inzara kuko muba murya mubabaga agakombe kamwe
imvunguri kamwe gatonya sinzi niba ukazi kamwe gatonya ukabona saa cyenda z'amanywa ukazongera ukabona izindi saa cyenda z'amanywa. nyamara mu buhamya bundi mperuka kureba ku kiganiro cya mugenzi wanjye, ni bagenzi banjye bo kuri cano yitwa imbarutso ya demokarasi bafunzwe bikekwa ko bifite aho bihuriye n'ikiganiro bakoze birebana no kwa Kabuga. Bo bavuga ko rwose umuhungu babazaga avuga ko babaha isahani nini y'impungure. Se ko numva we uravuga agakombe gato bimeze bite? Ni agakombe gatonya aho mu nzererezi babaha, bakagasuka kuri iyo sahane nyine iri pla, ariko hagati aho abo baha ijya kuba abo bahaga ijya kwisumburaho, mbese bo babaga ibiryo nyine biri abondane abo bo mu ndege, kuko babahaga ku gakombe n'agace, agakombe kamwe n'agace, ariko abo mu nzererezi bo naho ngako babahaga katanazamuyeho hejuru karinganiye, ku buryo byagiraga mu masaa tanu inzara yabishe z'amanywa, mukajya mutoragura n'ibyo hasi byatakaye hasi aho ngaho mu gisare byumye nyine, kwa kundi uburyo bikaba byatakara hasi mukabitoragura mukabirya kubera inzara. Mwabona abana bari kubaha ibiryo, mbese mugagara mu madirishya nyine, uburoko nyine bukabarya nyine, bamwe bagatangira kurwana, haba harimo imirwano ya buri kanya kubera inzara nyine. Umubano no gupfa biba bishoboka? Gupfa kiretse nka kwa kundi uragenda nyine amavitamine akagushiraho mu mubiri. Ndavuga ngo murwanye ahantu violence zihora. Akenshi abo ngabo bahita baza bakabakiza abo ngabo baba RP, ariko nyine ari umuntu hari uwo bajyanye ubushize yameze nk'uwenda gupfa, ariko nawe ntabwo yari yishwe nabo barwanye, we yari yishwe nka malariya. Malariya yaramukubise, yajya akenera ubufasha bakavuga ngo nibyo yigira, akaguma aho ngaho aryamye nyine, bamujyanye no gukaye ubona ko atari bunanabeho. Bumvisha amakuru nyuma avuga ko yaje gupfa, nyuma dusohotsemo atubwira ngo yaje gupfa, ko bamujyanye ameze nabi. Mu bihoda aho ngaho murara mute? Aho mu ndege reka bari bamubwira ko niho kuryama bigoranye, ni nk'uko wafata inzu, iyo nzu yitwa igihodi cy'indege, ni inzu ntabwo ari nini cyane, ni inzu iringaniye, ariko nyine bafata abantu benshi bakabashyiramo, benshi cyane, muba murimo muri benshi ku buryo muhagaze muba mubyigana, noneho bakababwira ngo muryame. Urumva mu kuryama ni ibintu biba bigoye, kuko umubiri wawe uri a contact y'undi, muba mwegeranye cyane ku buryo ibyuya uba uri kubira ibyuya muri iryo joro nyine, umubiri wawe ufatanye n'undi, akaboko kamwe gafashe isahane wihungiza, akandi nyine ubwo washatse aho ugapfunyika, kuko n'ubu uri kuri imbere n'inyuma muba mubyiganye, muryama mubyiganye nyine, kandi amaguru yawe ntabwo aba ari straight arambuye, uba wayahinnye kugira ngo atajya hejuru y'umutwe w'ukuri hepfo yawe. Mbese ni pozisiyo imwe, kandi ntabwo washaka kwiyagambura ngo witurune uryamishe urundi rubavu ngo bikunde, ntabwo wabasha kwihindukiza ngo uri umwe ngo bikunde, kubera muba mubyigana, muryamye mubyigana, kandi ntabwo waba wemerewe guhagarara. Uhagaze abo b'inkoni baraza bakagukubita ibyo bikoni nyine. Urumva ni ibintu biba bigoye, ugira ukumva ibinya mu ngingo, ibinya bikagufata no mu maboko nyine, muri articulation yose ukagira ibinya, washaka guhindukira ntabwo biba biri bukunde. Muza guhindukira ari uko hashize nk'iminota nka 40 gutyo cyangwa 50, kandi mugahindukira mwese guhera hepfo kugeza ruguru. Ubwo nyine ibyuya uryama wigiza gutyo, ugera ukananirwa nyine muri articulation, kubera ntabwo buri burambura ukuguru cyangwa guhina, ni position nyine, ugasaba Imana ngo urebe ko byabwacya nyine. Ahantu abagabo bafungiwe mu Rwanda mu magereza amwe n'amwe hagiye havugwa ikibazo cy'ubutinganyi buvuka gutyo, ni abagabo nyine bari kumwe, wenda bamwe bari bafite abagore, cyangwa wenda bari n'abatinganyi muri sosiyete isanzwe. Ibyo bintu kwa Kabuga bibaho ko abantu bahinduka abatinganyi? Yego bibaho, ariko ntabwo biba biri ku kigero cyo hejuru. Ujya kumva ukumva ngo hari abo bafashe nyine, ku buryo nko ku munsi ushobora kumva nka raporo y'abantu nka 2 cyangwa 1 gutyo.
bibaho. Haba harimo n'abana nyine bagira ubuzima bukabacanga bafite nk'imyaka 12, 13 kuko bo badashobora kwihangana bagahitamo nyine iyo nzira bakajya bari begera abandi bafungwa kuko ufungwa afite amafaranga, ufite nyine famiye zimusura akamuha amafaranga aba ameze neza muri gereza kuko abasha kugura n'izo mfungure kuri za zindi muba mwahawe en general. Ukuvuga ngo umuntu ufite amafaranga kwa Kabuga ashobora kugira ibintu yigurira cyane rwose, ayahereza konseye witwa konseye, ayahereza konseye noneho ariko ntabwo biba byemewe kuba ayo mafaranga uyafite winjizamo fraude nyine, ukora uburyo uyinjizamo fraude ubashe kwinjizamo nyine kuko abari n'abagomba gusaka ibintu bakuzaniye nyine baje kuri visite gusura barabisaka, ariko nyine iyo wagize imana akarokoka batayabonye ubasha kugura n'izo mvungure, iyo ufite igiceri cy'ijana ugura izo mvungure ukaba wazirya ku ruhande cyangwa ukaba wagura n'imyenda. Ikibazo cyakunze kuvugwa hariya kwa Kabuga gikomeye kurusha ibindi ni igihe ngo haba hadutse ibyorezo muri iyo gereza, niba nayita gereza. Ibyorezo bikunda guturuka ku ki? Hanyuma ese hari abantu bihitana bigenda bite? Ibyorezo bibaho, urugero kubera bituruka ku suku nkeya kandi ikindi n'ubukene bw'imfungwa. Hari ukuntu bagufunga wageramo kubera inzara yakwica ukagurisha ibyo ufite byose ugasigara wambaye ibirenge, kandi noneho urumva haba harimo abantu benshi bafite indwara zitandukanye, urumva kurya ibyo bintu byaguye hasi kandi muba mwahogeye nk'abantu bafite ziriya ndwara za maladie sexuellement transmissible, urumva ushobora gufata ibyo bintu wabirya kuko abantu benshi ntabwo bari kuba barabasha kubyiga wenda nk'ibyo, ariko n'uwo waba warabyize iyo nzara yawukubita ukaba wabitora ukabirya, urumva izo ni indwara. Ikindi kugendesha ibirenge aho muri izo wese zaho n'izo diyare harimo abantu bafite ba presence d'isa muri diyare, nawe urabyumva ni ibintu biba bigoye n'ibirenge ahantu hose kandi baba barimo benshi bambaye ibirenge, urumva. Ikindi no gutoragura ibyo byo hasi, ikindi n'abafite indwara wenda z'ubuhumekero zandura igituntu ashobora kuba yakwanduza, urumva. Iyo uvuyeyo nyine ugasanga uri muzima, na kuri aba bogosha twe bakugushaga urwembe, bakugushaga urwembe kandi umuntu wakogoshe, urumva urwembe yakogosheje bararujugunya, ariko bamuhaye urundi ntigeze akaraba, wenda ku ntoki ze hariho amaraso y'uwa mbere yatemye, nkanjye baranemaguye cyane mu mutwe, akaba yogosha uwa kabiri, urumva ko harimo risike zo kuba wakwanduriramo. Iyo ubonye uvuyeyo uri muzima nta ndwara urwaye idakira ushima Imana. Iyo giteye tuvuge wenda hateye nk'icyorezo cya macinya kubera aho hantu mujya kwituma haba hatari isuku, aho murara byose bigenda bite? Ntabwo igihe wari uhari harya wahamaze igihe kingana gute? Igihe wari uhari ntabwo wigeze ubona abantu bahaca wenda bamwe bapfa abandi baremba cyane? Nk'abo ba diyare zibaho cyane, ariko akenshi nyine iyo bibayeho nyine babashyira mu kato, nyine barabafata bakabashyira mu kato bakabaha imiti kuko bariho kwa muganga, ariko nyine kuko akenshi birangira n'ubundi babagaruye, nyine ntumenye uko byarangiye, ntabwo bapfa kurekura niyo waba urwaye gute, kugira ngo kurekure ubwo ni hahandi baba babona n'ubundi utari bwibereho ugeze kuri level yo hejuru nyine y'uburwayi bwakuremeje. Ibyo byorezo bibaho, ariko nyine iyo babonye bitangiye gufata abantu benshi baratangira bakajya babashyira mu akato, nyine abo ngo bafite ibyo byorezo, cyane cyane nka diyare niyo nakunze kubona. Bijya bibaho ko abantu bagwamo bahapfira? Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma abantu bapfira kwa Kabuga? Ngewe njyamo nta muntu wahapfiriye, ariko uwo nguwo umubwiye bajyanye baramujyanye, nyuma yaho twumva amakuru ko yapfuye. Uwo nguwo wari urwaye malariya ikamukubita, yajya koga bakavuga ngo nibyo yigira, bakamwongeza inkoni
bamuvanye ameze nabi cyane. Ikindi hari n'undi wari urwaye igifu akageruka amabase y'ibintu bimeze nka acide z'umutuku, ubu nawe bari baranze kumusohora, baranze no kumuha imiti igira kubera nyine igifu na ziriya binyampeke bimeze kuriya, nawe bamujyanye ameze nabi, ntabwo wabona ko ari umuntu uri buze kubaho. Njyewe ndiyo ntawapfiriyemo, ariko abo nkubwiye babiri basohoyewemo bari bameze nabi cyane. Ikindi hariya mu ndege ho nakubwiraga, kubera kumwe baryama nakubwiye, bagira igihe bakarwara ibyo bita werewere. Ni indwara ifata hano mu mavi ukaba utabasha guhinura amavi, igihe ugenda umeze nk'uwicaye nyine deja. Ubu umeze nk'uwicaye ntabwo mu ivi warihinura ngo bikunde, biba bimeze nk'aho nk'amavitamini yo mu mavi aba yarashizemo nyine, kubera ayo mapozisiyo ameze gutyo. Nk'umuntu ufungiyemo igihe kinini agomba kurwara iyo ndwara. Ni ukuvuga ngo arahagarara akagwa bigenda bite? Ntabwo yahagarara ngo bikunde. Pozisiyo ibishoboka ni ukwicara nko ku ntebe, nayo ni ukwicara ku ntebe wenda gusitoma nabyo ntiyabishobora uwo nguwo we, kandi baba barimo ari benshi. Ni ukwicara ahantu nyine bakaguterekera akantu nyine ukakicaraho, ariko guhagarara ntabwo yahagarara ngo bikunde, aba yarafatanye mu mavi. Twakundaga kubabona cyane babavanye mu bandi bakoze umurongo, baba ari benshi bageze nk'umuntu nka 15 cyangwa 20 gutyo, bagiye kubahanga imboga, ariko n'ubundi nta kintu bitanga, barakomeza bakamera gutyo. Naje kumva amakuru ngo iyo babarekuye ngo bakagera mu buzima busanzwe nibwo bongera kuba bagenda, ariko nyine njye abo nabonye abenshi nuko bari bameze, n'iyo miti babagana nuko nyine bagumaga nyine, ntabwo ubasha kugenda kubera ibi binya byo mu mavi no mu nkokora muri articulation, ntabwo ubasha kuharambura. Ntabwo we wigeze iyo ndwara ya werewere wigeze kuyirwara? Njye ntabwo nayirwaye kuko namazemo iminsi 4 bahita badukira ku rutonde rw'abagomba kujya Iwawa. Urumva abenshi bayirwaraga no guhera nko ku mezi nk'3, 2 kuzamura, ko harimo n'abamazemo, hari n'abamaramo n'umwaka urenga, n'imyaka 2 n'imyaka 3. Hari umusore nasizemo ambwira ati njye bamfashe mfite imyaka 15, baje kujyana Iwawa basanga sinduzwa 18 yo kujya Iwawa. Umwaka wa kabiri ngumaho umfatiramo ngumamo, nabwo baje basanga sinduza 18 yo kujya Iwawa, n'uwa gatatu mfatiramo. Kandi yarambwiraga ati nta muryango mfite unkurikirana hanze, iyo udafite umuryango ugukurikirana nk'abantu baba baravuye mu ntara kure, urumva ni ikibazo. Iyo nta muryango uhageze, nta justice uri bubone, ugumamo nyine gutyo, nta kundi buzasohokamo aho ngaho. Keretse ugize Imana wenda nk'aho bafite imyaka 18 bakaba baza bajya kujyana Iwawa bagasanga wenda ufite 18 bakakujyana, nibwo ushobora kurokoka aho hantu. Aho hantu ni habi cyane, nta muntu uba wifuza kuba. Bose baba bavuga ati Imana dufashe byiza batujyana Iwawa, kuko ijoro ry'aho hantu ni icyo. N'ubu iyo mbitekereje ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu amaramo nk'amezi 3, ntabwo njye mbasha kubyumvisha, kuko narahabaye iminsi 4 ndabizi ukuntu bimera. Wamaze iminsi 3 bakujyana Iwawa? Namaze iminsi 4, ariko mbere yuko banjyanamo nakubwiye ko nabanje mu gihodi cy'inzererezi, ariko ntabwo nakubwiye ukuntu nisanze mu ndege. Aribyo nishaka mbigusobanurira ite. Mu minsi 4 wageze mu bihodi 3? Bibiri. Oya, njye baramfashe bamfata kuri 25 z'ukwa gatatu, ubwo banjyana mu gihodi cy'inzererezi. Ubwo batubwiraga ko nyuma y'ibyumweru 2 baraturekura abo mu nzererezi. Tugezemo ibyumweru 2 birashira ntibaturekura. Ibyumweru bishize bataturekuye, ubwo kwa kane kwa kwikubisemo. Tuba tugeze mu gihe cy'icyunamo hano mu Rwanda, babizi ko tugira igihe cyo kwibuka. Mu gihe cyo kwibuka rero ntabwo bagiye barekura. Twagumyemo aho ngaho muri icyo gihe nyine cyose cyo kwa kane, ntabwo bagiye barekura hariya iyo ari mu gihe cyo kwibuka. Ubwo ukwa gatanu kwa kwikubisemo. Kwa gatanu kwikubisemo bahita batangira rero kuvuga ati tugiye gukora liste y'abantu bagiye Iwawa. Kandi kujya Iwawa bagomba kureba mu bihodi, barebaga mu bundi ibihodi 2, mu cyo batemera no mu gihodi cy'indege. Mu nzererezi nta muntu wawemereye kujya Iwawa.
barebyemo rero basanga umubare wari urimo ngo ntabwo uhagije, bahita baza badufata nyine abari bari mu nzererezi twese bafite iyo myaka hagati ya 18 na 35, batujyana bahita batujyana muri iyo kigihodi cy'indege nyine, ariko ku buryo nyine budafututse kuko hari haje n'umumama wo mu karere yaturekuje, baturikuye twebwe bavuga ati munzereze mubareke batahe, baraturikura mu mpapuro barabisinya ko baturikuye, ariko kuturikura ngo dusohoke ikigo biranga, bahita batugurisha kuri uwo nguwo w'iwawa, umwafande ushinzwe kujyana abantu iwawa, batugurishayo, baradufata bahita batuvana ahandi mu nzererezi batujyana mu ndege. Twari turi abana benshi hagati ya 18 na 35, ariko urumva abakuze bo basigaye mu ndege baje no kubarikura nyuma, bo twebwe bandi bahita batujyana aho ngaho nyine, batujyana twisanga mu ndege gutyo dufunganywe n'abajura n'abantu bafite ibyaha bakekwaho byo kwica abantu, abarimo abantu bakoze amadega akomeye ku buryo ashobora no kuba yakugira nabi kandi ntagire ikindi gihano abazwa ahabwa. Kuyisangamo nyine gutyo, urwo ngiye banjyanyemo habura namazemo iminsi 4, ngo urumva bagomba kujyana iwawa ari kuwa kabiri, njye ntabwo ndi kwibuka umunsi banjyanyemo, ariko ndibuka ko bandikuye ariko nasohotsemo ari kuwa gatandatu, maze nari mazemo iminsi 4 hagati, ariko abandi bana njyewe impamvu nasohotsemo umuntu w'umuryango wabigiyemo akomeza abyirukamo, mbona bandikuye ari kuwa gatandatu sinajya iwawa, ariko nyuma yaho abandi bana twari turi kumwe bose babajyanye iwawa, kuko bajyanye iwawa ari kuwa kabiri, natwe bari baramaze kudupima byose, body checking, indwara, kuko hari indwara uba utemerewe kuba wajya kuri urwo rutonde rw'iwawa, bari bamaze kudupima byose, twabikorewe, twaramaze no kwiyakira, baducunga nyine ku buryo tutatoroka, wajya ahantu hose washoboraga kujya waba ufite umwescort, ku buryo udashobora kuba wakwivanga mu kindi gihodi. Ubayeho gute? Hari igihe ugera ukumva urabyibutse, wenda ukumva biguteye nk'ikintu kimeze nk'ihungabana, se ubibana gute muri wowe? Cyane cyane nk'iyo wenda ari nk'abantu nyine, nk'umuntu ubona urimo kugira inama ntayumve, nyine tuvuge nk'umuntu wataye ibyangombwa, uhita wibuka bwa buzima ukamubwira ati nyamara gira ushaka nk'iyo rangamuntu utazisanga hari ahantu, kuko iyo wagezemo ntabwo uba uzi igihe uzamara. Wowe ugenda bakubwira ngo ni imyaka 2, kuko twe banadufashe batubwira ati mugende nimugera mu kagari murisobanura barekure, ariko byarangiye nyine bahise batujyana hariya, tugeze bakatubwira ngo ibyumweru 2 barabarekura, birinda bigera njye navuyemo namazemo ukwezi kumwe n'igice, umva nyine wararengaye nyine. Ariko nyine akenshi cyane igihungabana urigira iyo bakikurekura, umara igihe utarabyakira, uryama ugashikagurika ukaruta uwasubiyeyo, ukamara igihe kinini nyine wirinda kujya ku mihanda nk'aho muri filime, sinasubiramo ngubu kuko nzi izo risike nahuriyemo naho. Ikindi ubona imodoka nyine z'abapolisi ukagira ubwoba nyine, ukaba wajya kuri ku buryo utanamureba no mu maso, ko bigutera ihungabana, kubera nyine izo n'imodoka icaho ukumva ntiwayegera, ukumva n'ahantu wabona batangiye kugira nk'amakimbirane barwana cyangwa ahantu bashungereye, wowe ukahunga nyine, kubera nyine uba wirinda nyine byaba byaragusizemo ihungabana mu mutwe. Ubundi mu busanzwe abantu bari hariya batekereza iki kuri leta? Iyo wumvaga abantu bavuga, batekereza iki kuri leta n'ubwo buzima babayeho bubabaje? Umuntu uri hariya we, iyo umubwiye iyi leta nta cyizere aba yifitiye, kubera ko akenshi baba barabwiye ko bari burekurwe ntibarikurwe, kandi ikindi no kuba bafungiye hariya nta butabera buba burimo, kuko gufata umuntu ngo uramufunze ni umujyanye mu nkiko byibuze ngo aburane amenye ngo arakatiwe cyangwa ntakatiwe, agiye kumaramo hafi imyaka 4 cyangwa 3, nabyo urumva ntabwo leta baba bayibona neza, abenshi urumva ntabwo baba bayifitiye icyizere. Ikindi kandi no kuri uwo muntu ubwawo ugiye, urumva nta cyizere bafitiye leta, kubera iki? Ababona ibyo yagiye abwirwa ngo baramurekura, kandi ukibaza ukuntu bafungira umuntu akantu nk'ako irangamuntu, ukaba wamaramo igihe kingana gutyo. Cyangwa se wenda tuvuge nk'abo bajura, abenshi babafata kubera ko baba badafite evidence, badafite
proof zigaragaza ibyaha bakoze. Umuntu araza akagutungira undi bakagufata. Cyane cyane nakunze kubibona aho muri gereza hari ukuntu hazaga ribu, imodoka ya ribu, bakacishaho itangazo bakavuga ati umuntu uraduha amakuru y'ahantu bacuruza urumogi turamurekura yitahira. Ubwo iyo baje bakavuga gutyo imfungwa zikagenda zikayatanga amakuru, bagenda bafata imodoka bakajya gufata babandi babwiwe, batitaye ngo abo bantu bararengana cyangwa se ntibaringana, baragenda bakabazana. Iyo babagejejemo babandi baba bemereye ko barekura, ariko ntabwo babarekura, nabo bagumamo. Hari n'umutanga avuga ati ni mugenzi wanjye wenda dufitanye akantu, akavuga ati reka mutange bamuzane nawe aze yumve ishe nuko imera. Urumva gufata umuntu nk'uko nta evidence wafashe, uramuzanye umufungiye hariya, nabyo urumva ni injustice. Ngewe rero mba numva nyine ikizima ari uko wenda bajya bafata umuntu nimba ari n'umujura bakamujyana mu nkiko akaburana byibuza igihe kiri mu mategeko, agafungwa cyamuhama agafungwa ngo nzamaramo igihe kingana gute, ariko nyine atarenganye gutyo, ku buryo abenshi harimo barengana harimo nk'umugabo wambwira ukuntu mabuja amusize mu nzu bajya kumufata, amusigira harimo nk'inkwavu imbare ebyiri. Noneho nyuma agarutse inkwavu araziba yari ari kubaka nyine, amubajije inkwavu zagiye azibuze ahita amujyana amufungisha, bamujyana aho kwa Kabuga, yari afunze atazi igihe azaviramo. Uwo wamufungishije ntabwo yigeze abikurikirana, iyo atabikurikiranye ugumamo nta wundi muntu. Noneho iyo ufite ibyago ntugire famiye iri bugukurikirane, nta bundi butabera uri bubone. Nabo barekura iyo bagiye guscreeninga, abo babasha kurekura nabo bafite byibuza famiye zabakurikiranye cyangwa uwabafungisha akaza akabijyamo. Ariko iyo umuntu wagufungishije ataje ngo abijyemo cyangwa bagutungira urutoki kuriya, ugumamo ntabwo uzi igihe uzaviramo. Dusoza ikiganiro, hari ikintu wumva wabwira leta y'u Rwanda ku kuba wenda hari ikintu yahindura ku birebana n'uburyo abantu bafungwa hariya kwa Kabuga? Hari icyo nabwira cya mbere ni ukujya byibuza babanza bagafata umuntu, niba umuntu muri za nama ziba z'imitekano umuntu batungiye umuntu urutoki, byibuza bakabanza bakagenzura bakamufata, byibuza bavuga ati uyu muntu turamufasha ariko aburane, ace mu nkiko aburane, bana guhita bamujyana hariya. Kandi ikindi harimo abana benshi bamazemo imyaka 3, 4, 5, 3, 2 bafashwe bari batoya nyine badafite uburyo bazasohoka, wari badafite imiryango hafi, babikosore abana bajye bagira gereza zabo bo kubajyana hariya, kuko urumva benshi bagiramo bagahinduka nyine ibyo wavuze by'ubutinganyi. Ikindi bakagerageza no gukemura ibibazo by'imiryamire hariya, kuko urumva naho mu ndege bagashyiramo abantu bakeya, bagashyiramo abantu bakeya. Ikindi bakagira no kohereza ibikoresho ku buryo nk'abagabo twogaga rimwe ku munsi, bakagerageza ku buryo byibuza buri munsi bajya babasha koga, amasabune akabonekera igihe, pana koga kuri visite gusa. Bagerageze ku buryo umuntu uzaza ufungwa byibuze ajya afungwa byibuza afite dosiye, bamukoreye dosiye, bamumanure aburane byibuze basi ajye mageragere, atari ukwanga agiye hariya atazigiye azahavira. Ni ahantu hababaje, nta muntu wagiye wakwifuza gusubirayo. Ikindi ubuvuzi kuri bari abantu barimo hariya nabwo bashyiremo imbaraga, bashyire abaganga begere buri muntu wese ufite ikibazo, pana kuvuga ngo barafasha wa wundi wanegekaye wagiye gucaho ugiye gupfa, abarebaho ubuvuzi abandi babirengagiza, barimo indwara nyinshi babagereho. Nizo nama nagira leta. Urakoze rero, uri umutangabuhamya wa kabiri twaganiraga ku bintu birebana noneho n'uburyo mu bagabo hariya kwa Kabuga abantu bafungwa. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe, ndashimira kandi n'abakunzi ba Real Talk Channel barebye iki kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Etienne Gatanazi. Murakoze.